hari igihe uvuga ngo umuntu aransuzugura nyamara utazi ikibitera, ahubwo hagati yanyu ku mpande zombi buri wese ahora muri ibyo ngo aransuzugura, ariko ukuri nuko ujya gusobanukirwa neza byimbitse. Hari abantu benshi bavuga bati sinzi impamvu anteretinga nabi, ariko ukuri nuko rimwe na rimwe hari ibintu dukora bigatuma abantu badufata nk'abadafite value, kandi ikibazo nuko abantu benshi babimenya cyangwa se bakabikora batabizi. Uyu munsi reka tuvuge ibintu 7 bituma umuntu agusuzugura mu rukundo, even niyo yaba yarigeze kugukunda. Wowe icyo usabwa ni ukurikira ino video kugeza ku musozo ukarushaho gusobanukirwa ndetse no kumenya neza, bibutsa yuko aho udasobanukiwe wabaza. Niba munyemereye mureke dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere ni ugukunda birenze uko wikunda. Gukunda ni byiza pe, ariko iyo wabigirwa agaciro kawe abantu batajya kugufata nk'udafite value. Self love ni important cyane. N'ikintu cya kabiri ni ukwihanganira disrespect inshuro nyinshi. Umuntu atagututse ngagusuzugure cyangwa ngo akubabaze akabikwemerera buri gihe, utangira kubona ko ushobora gukora icyo ushaka kandi mu gihe ushaka. Naho gatatu, kubura boda. Abantu benshi batinya kuvuga hoya, ariko bibaye byiza aho bikwiye wavuga yego, aho bidakwiye ukavuga hoya. Sindi impamvu babitinya, batinya gushyira limiti muri relationship, ariko kuri nuko boda ntabwo zangiza urukundo ahubwo zirahindura. Niyo mpamvu rero bibaye byiza wajya uvuga oya aho bidakwiye, aho bikwiye ukavuga yego, kubera ko ntacyo byangiza mu gihe cyabyo. Naho kane ni ugushaka approve. Iyo umuntu abonye yuko happiness ye yose ari we ishingiyeho, rimwe na rimwe atangira kugufata nk'aho utamubaho, nk'aho udafite value yawe bwite, ariko ibyo ntibikureba. Icyiza nuko wowe ubwawe wimenya. Naho gatanu, kwihangana kubeshywa ndetse no gukinwaho. Umuntu iyo ahora akubeshya, agukinisha, agusubiza igihe ashakiye, akuguma aho ngaho cyangwa se akaguma aho ngaho, respect itajya kugenda buhoro buhoro, kandi respect yagiye kwigarura biragora cyane. Naho gatandatu, gufata decision ku buzima bwawe. Confidence ikurura respect, ariko iyo umuntu atinya gufata decision cyangwa ahora asaba validation, ashobora gufatwa nk'udafite agaciro cyangwa se nk'udafite direction. Naho karindwi, kwemera kuba option. Umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo akugira second choice. Iyo wemeye attention nkeya, disrespect, inconsistency, uba wigisha abantu uko bagufata. Ariko kandi ukuri nuko abantu bazagufata uko bemerera gufatwa, kandi urukundo rwiza rugira respect, caring, honesty na consistency. Remember nawe ukwiye gukundwa neza. Ariko nanone kangira ikintu mbibariza, ni iki muri ibi bintu ubona gituma abantu batakaza respect muri relation? Twandikira se muri comment twiganirire, cyangwa se wandikemo igitekerezo cyawe. Ariko nanone mbibutse ko video izakurikiraho izaba emotional cyane. Tuzavuga ko kwakira umutima wawe nyuma ya break up. Hari abantu ibintu byinshi bakora cyangwa se ibintu byinshi abantu bakora nyuma ya heart break, bakisanga arimo kubabazwa cyangwa se ari gusenyuka bucece. Bibutsa yuko cyane bitu kutavugwa ari shisha y'ibiganiro cyangwa se ishishwa y'ibiganiro bigendanye n'inkundo ndetse n'imibanire. Kandi subscribe kandi kurogera kugira ngo tuzacikwa n'izindi video zizakurikiraho.